umeze ure hinde patro none se mwana biravuga utabyogeje mwana umeze ute uvuze byombo se muri byombo nta kibazo kabisa byombo ko nzi ko arasigaye dukeya se ndabona wagerageje ariko namusakazi bakitaye mureka kujijisha sha mukomeze muvuze ngo nindureye turimo twiganira ku bijyanye n'ibyombo yaramambwira turi mu by'akazi ntabwo ushaka umutuzo w'amazi nawe se nyagusukaho ahubwo ariko uramuhemukira so utamutesheje mbwira nawe ndaye hano sikoza kugira ngo yanyagiwe mwavugaga ibiki mu mbwizo ntabyo twari turaganira ibintu by'akazi nta kibazo kabisa ndi kumubaza ukuntu akora akazi nta kindi kabisa ariko uramuhemukira mwavugaga ngo nindureye nabyumvishije reka ntabwo nageze abivuga rwose wapi habe na gato kuba twiganira ntabwo ushobora kuvumbura mu bwira siko mese ko twaturimo twiganira ibisanzwe nta bindi bintu twavugaga n'ukuri nta bindi ubundi reka mbabwire nimba ari uko mu nkono mbareka mukikoreramo mukarya uko mushaka mukagira reka mbabwire ntimukanyinishe ntabwo ndi igipfamatwi ntabwo ndi igicucu kandi nta n'ubwo ni ikibazo cyawe ni amahane yaburana naho ubundi twebwe nta n'ikintu ako njyemurana ayahe mahane ako uzi ko nabahaye uburenganzira munyibwirira ibyo mushatse rwose mabwira ntunyizera ntabwo uzi yuko ntajya nkubeshya nta kintu twavugaga twari twiganira mu by'akazi rwose kandi wumva ibyo mubwira ko ari ukuri zaziba mama ubundi nsanzwe nkubaha uretse aka kantu k'agacucu wazanye hano nako se wowe wakazanye n'iriya munyakazanye niko gasigaye kagutera ibintu ariko nta kibazo atera buriya akora n'akazi kiwe neza so ubona akora akazi neza se cyane rwose iki koko hari icyo dupfa hakuba wigize marayika ukagira ngo ngufitiye umwe se aricyo nagutwaye hano ntabwo ari mu kigo kirera imfubyi n'imburi n'imfubyi simbizi nje ntukantera imbabazi pe ndebera nk'ubu ngubu umenyama nta mpuhwe gufitiye umva ntabwo uramurenganije kuko wagenza kose uramurenganije rwose reka nawe n'umuntu nkawe icyo mbabwire cyo ni uko nabumvise tuvuga ngo iki ntacyo watumize tuvuga iki ko twaba twiganira mu by'akazi ko nta kindi twaba turavuga oya se nkuvugiramo ariko kuvugisha mu kazi kawe zajya mu kazi kawe nakubahuka oya winyubahuka ariko wumve ko ibyo mubwiye nuko jya mu kazi kawe se nyine ntabwo urakoze cyane genda umva rero wagahungu yego nibyo pe akantu reka nkubwire noneho mufitiye amakuru atase nta n'amakuru arimo kwanza kubera ko namushike rwose nta kintu abiziho nta makuru ariko nyine icyo yanyemereye ni kimwe ni ukumenyera amakuru ya buri kimwe cyose dushaka kugira ngo turebe ibyo twakora nyine nawe urabizi aha nta kundi nyine ngwino hano ndavuze ngo ngwino hano ngwino wari uri mu biki ariko abazamu ndabahaye ijambo ku buryo usigaye wumviriza n'abantu bari kwigira kandi kwitambukira nibereye mu byanjye reba n'umutekano wumvishe iki ntacyo kabisa ntacyo habe mva nkubwire rero ndabunyitegereze ndi kukureba nutanyitondera nzagukuraho uruhuri muzima nta kibazo ariko nta mikino ngira baranzi hari icyo wabonye se hari icyo wabonye nakoze niba wanacyumvise gicaha oya ntacyo kabisa nindi wundi bitabaye ndeba uko byifashe nawe turaba babiri nta kibazo niba nicyo wumvishe ukibagirwe nta kintu nigeze numva kabisa narindi nibere mu byanjye nitambukira ntacyo kabisa abazamu we ndakurambiwe byo kuza unyiteresha impuhwe unyirebesha ukuntu ntazi ntabwo mbyitayeho ubugambo bwawe nazamu muba muri shishyura mushyishyura jya ukora akazi kawe nawe akora akazi nzongera no kumusanga ari ahangaha muzambwa nimba mufatanyije akazi hituza ujye no gufata imyenda yanjye hariya zagaruka hano banguka naje harya ngo ntabwo byagenze gute ndakubwiye ko nta kibazo na kimwe cyabaye umva nkubwire niba cyanabaye icyo wumvise cyose gica mu gutwi gihingukira he mukundi ariko se ko muri uzana iterabwoba nukumviriza abashyitsi nukumvirize abashyitsi aha ntabwo ari iwawe sibyo ntabwo ari iwanjye ariko ni mu kazi kawe ntabwo ari iwawe aganiraga na zamu wayo erega n'umwana mwiza nawe utaganira nawe zamu ni umuntu mwiza rwose yego umva umwana mwiza hanyuma zamu karame mwayikomereze rero mu kazi kawe urakoze nicyo bakuzaniye uyifure ubu ngubu singomba gukora mu mazi siko namubwiye ko mbyishoboreye akavuga ko azanye abakozi ngo ujye gufata imyenda
gira vuba se wintera mu ndeba. Nta kibazo mazi yawe. Wambuka. Amazi uri kumwe nawo. hanyuma rero n'ubundi nubwo navuganaga na Zamu rwose ariko muje naringiye pe Ewe sigenda. naringiye ahubwo bye Okay. hanyuma se we n'ubundi ntitwari tujyanye se Oya, njyewe mfite umushoferi ari kuri gate. Arantegereje we wakwigendera nta kibazo. okay Eh. nta kibazo noneho Sawa. Sawa. Ajo, Karame. gahunda niriya nyine nkuko twabipanze. Yego. Genda ubikore bishyire mu buryo We- ni kuri telefone. Umutima nutuze rwose. Ngiye kugenda mbikurikirane neza nkuko wabimbwiye ku murongo. Ntugire ikibazo, ntugire shida. Sawa sawa ubwo urajya umbwira nta kibazo icyo ukenera. Yego. Dukoresha telefone. Yego yego. Sawa sawa. Bo, sawa kandi urwara ubukira. Ewana turi kumwe. Sawa sawa. Eh. Ninduje. Ni Edi Brace. Edi bimeze bite? Sawa boss. Unkanze mwana. Boss. Ushaka ko tuganira? Hanze usuko nizeye nk'ikintu kiduteye. Sorry boss. Ndi kugira ngo tuganire. Wanshakaga se? Nagira ngo tuganire. Uburyo unyituraho mwana ntabwo ngombye kubanza kunteguza. Sorry Kandi urutinda gushaka ese nibuze ari ibintu nakoraga. Ntacyo boss mumbabarire. Okay ngambwira ubundi kumeze imirimo yawe. Bimeze neza se? Yameze neza. Urabona akazi ndimo ngakora neza. Ugamije icyo bwo kutangira umbazo utyo. Uko ngira ngo tuganire bisanzwe ariko urabona n'ubundi umukozi n'umukoresha bagomba no kuganira nta kibazo. Ibyo nzabikubwira ninjya kuguhemba. Nzakubwira kwezi se witwaye gute byagenze neza cyangwa hari ibyo ukwiye gukosora. Ariko hari n'amakuru ashyushye mfite. Aha. Mvutangiye kugakora neza nkaho rero mbwira. Boss hari amakuru ndi kumva. Ngurareba nibyo. Iki? Ngurareba. Kumva amakuru nuko ufite ikibazo cyo mu mutwe. Nukuri. Numvaga nibura akazi naguhaye utangiye ugakora neza rero utangiye kuzumaza ngo ndare. Se boss ko nanjye. Ako ni wewe wo Nanjye amakuru numvise. Aya makuru umvise se urumva ariyo. Ubundi wabaga heki kera hose. Uzi ko usanze intoki zenda gushira nafuze. Nguribone Uzigiye pe. Ubundi niwe nari ntegereje ubundi. Ndi kubona ibintu byose dusigaye tubihuza. ubundi se mbona wari usoje warunanijwe n'iki koko Nari nsoje reba imyenda yose nanitse ari akuntingana. hanyuma uturi twe twari tukunaniye se Twari dusigaye nyine suzi ko se hari umugabo arya inka reka tubivuga agasigaza igihanga. kuzaba dufura rwose Oya dufure turangire nta kibazo dore. gukoresha abashyitsi gusa nta kindi. Dore umuntu wanjye nta kibazo hano se ko wisanga kari mu rugo. Aha nanjye uzajya umfasha. Oya reka nanjye ngufashe ariko utazavuga ngo waje wanjye ndakuvunisha. Oya dawa nunyugoze ariko nta kibazo. Oya nta kibazo reka nunyuguze. Aha. Ngiye kwanika dore ngo ababiri ngo iyo bafatanyije Imana irabasanga. Umva dusange. Dusange pe nako utagize. Oya nta kibazo rwose. Reka nze ngende nanike nze twiganirire mukobwa mwiza. Aka kazu gashobora utera. Oya ngende umukozi ariko ntago ubibona. Urimo umukozi pe. Genda wanike. Aha.
ntabwo bizoroha. Urabona se hari ubwo ntinzeyo ni ukuraswayo. Ese umuntu yanika kure ye? Hari igihe usanga abantu banika kure. Bimeze bite? Bimeze neza. Ese nakomeje gukomanga Arno. Komera ari June. Namoro. Kumona baye kigabo da. Imyaka myinshi rega. Waragiye urabura neza turakubura wa. Narabuze buriya ibintu ntabwo biba byoroshye. Namoro ariko. Namahoro. Ahubwo niwe wabyibushye sha. Kwisi ni wareba wowe. Waba uri kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu ukabura kubyibuhuta. Ahantu nkuzira bimeze bite? Nakira agatebe mwicara. Ya murakoze cyane kabisa. Karibu. Ngwino hano yegereye gutya. Uri kubangamira ariko? Nta kibazo. Andi makuru se? Amakuru ni meza. Amahoro nta kibazo. Ibintu ni amahoro nta kibazo. Ukorera hehera ko twakubuze neza. Uduhura ku munsi wa mbere urabyibagiwe. Ese birakubabaje bose. Ntababarase. Duhura ku munsi wa mbere icyo banyangiye urakibagiwe aka kanya. Ahubwo naraguze n'ibintu byabaye kuri icyo gihe ayo makuru nayumviye. Byagenze bite se? Ibintu byabaye. Ye zamu ansange ndimo nibere mu bintu byanjye. Azambwire ngo yakubonye ngurebe. Zamu? Yakubonye urebe. None haje na mukobwa wacu uhora avuga nabi. Shaka no kunkubita bane yamennyeho n'amazi pe. Amenaho n'amazi ibintu byaracitse birayoberana. Bavuga ngo ko ndeba se? Yaje nyine turimo tuganira tubivugaho. Araza asanga turimo tuganira gutya aratubaza ngo musubiremo ibyo numvise ngo ninde ureba avuga gutyo. Zamuse yari yavuze ko yabikuye he? Ntabwo nigeze nubaza kubera ko urumva Rema Esaza atwitambika mu kiganiro ntago makuru nayafashe neza ariko nanjye narinje kugira ngo mubaze ayo nama bwumva nkubwire Edibless. Ikintu cyakuzanye cya mbere hano. Yego boss. No kugira ngo ushaka amakuru ajyanye n'ibyo nagutu. Yego. Yaba ndeba nakaba ndi kwikorera ibyo byose ndi kugutuma gukora. Ese nibyo nahoraga nkubaza. Usiga gukorera yehe ku buryo wabanza warinjiye mu yindi mishinga? Oya nta yindi mishinga mfite rwose ndahangaha tureba ko nsanze mu rugo se. Ndahangaha nta handi hantu ndi pe. Kuva ryari? Hirirwa mu rugo ko ntari nsanzwe mbikumenyereye. Nagize ikibazo nyine gituma ndi hano mu rugo ariko nta kibazo. Nta kibazo kibirimo rwose. Ko shaka kubyiherero wana. Ndangira ubwiherero. Ubwiherero agenda ukate hari hirya. Nugera imbere ahita uzamuka mu kuboko kw'ibumoso urahita wabona n'umuryango ufungura ahita ubona. Okay. Nakoze cyane kabanze ngira ibyo nkemura. Wowe bite? Ni bisanzwe nyine. Uriya muhungu ko mbona umwirebesha ukuntu. Uriya muhungu rero. Hari ahantu muzi ko. Kuko yabivuze ambaza niba tuziranye. Ndamuzi. Merutse kujya gusura Rehema. Uramuzi? Mushiki wa boss wanyu. Mu kazi kanyu. Ndimo kumwibuka. Duhurira bisanzwe nyine biraho ariko abirenze ibyo. Ko mureba ukuntu. Oya kureba umuntu se si ibintu bisanzwe. Okay. Tubyihorere nta kibazo. Oya nta cyo bitwaye pe. No kumureba bisanzwe nta bindi. Abirenze ibyo. Kuko mbona iyi phone yiwe wagira ngo bari kumuhamagarara. Murebere batamubura abana ari ingenzi. Kumona wagira ngo ari kuri recording. Ntabwo ari kuri recording ara. Ubu se bari gufata iki? Sembezi. Barimo ra recording. Sembezi nyine ubwo. Oya reka telefone kanze nyigumana reka nze mubaze impamvu arimo ara recording. Nakubwira ko yibeshye se atari wowe. Oya ntabwo umuntu ya recording umuntu yibeshye. Oya reka nze ahubwo murindira se nta kibazo. Arambona ahubwo ambwira ukuntu azi wanjye kandi recording. Nta kibazo naze mu bibyumvikana. Naho ubundi se Arno. Wagize ngo iminsi ni yari ibaye myinshi wana. Iminsi yari ibaye myinshi. Ibaye myinshi. Ko mbona se mu hindutse bigenze bite? Yari ibaye myinshi. Nize gufite telefone. Ibi ni ibiki? Mise ariko ngira ibi ni ibiki yanjye wana. Ariko wari ifuza ukazi wanjye kandi recording. Mu ishati man. Uze no kunshinyagurira unyishima hejuru. Ibyo wowe zamuvuga gutyo.
wibyitaho wibyitaho, kora icyakuzanye, sinifuje nanjye kuba ntari kureba. Kora akazi kawe, ibindi by'amagambo ntabwo mbikeneye muri uru rugo, uri kumva? ndabyumva bose nanjye, ariko narinje no kukwibariza bisanzwe kugira ngo nanjye nimenyere amakuru. Oya, amakuru ni uko nyine ibintu biri uko ubizi, ayandi makuru ukeneye ni ayahe? Nese ubu nagoye akazi ngo unekere abantu bari kwitwara nabi bashaka kugira ukuntu banyereza ibintu muri kampani yanjye, ariko njye nanone kubyikorera njye wishimiye ko ameze gutya. Oya, haguruka kugenda ujye mu mirimo yawe, ntuzugenda kumbaza icyo kibazo bose nimba nkubabaje ariko. Oya, genda nta kibazo, genda. Oya mani, ngira ko uze kundikodinga mu rugo rwanjye. Oya mani, reka nkubwire tukabonana. Oya reka nkubwire haza n'ibintu byo kubana n'ubwo ari iwawe. Se ugenda ura mu kazi Mugenda hibiki ariko we wakora amakosa nka kwihorera ibyo kode nzagira hano mbibona. Shaho uzabaze ngenda nagiye. Tunshakira mu rwanga. Uzabaze ngenda nagiye. Ntazongera no gukubana mu rugo rwanjye n'undi munsi. Urandorera de imbwa nkiriya ize kundikodinga mu rugo rwanjye nta soni. Mwihorere. Oya nta kuntu mba mbyumva. Mwihorere nyine nese. N'undi munsi. Ihangane mwihorere. Ubwo ntabamutumye nyine. Uranyahagije. Oya. Muratinyuka mukarwanya muri abantu b'abagabo mungana gutyo. Uziko ibintu nka biriya biba biteye ubwoba. Uziko buriya nazajya kumureka. Ubuse ko mabaye ko bari bakwishe. Oya. Ubonye nari namufashe mu mashati buriya yari buncike. Amashati. Iyo nahaba ngurebe. Abantu b'abagabo. Ndumva ntayo mutwe ahubwo. Ngwino nayo ngwerekeze. Ibindi tuzabivugana. Tugende numva ntayo. Tugende unyegereze ku muhanda. Tugende ngwerekeze ngeze ku muhanda.